Tugeze muri cya gice cyacu cya Meet Me Tonight aho tuba dufite umuntu uri butuganirize nk'abajene kugira ngo tube inspired tumwigireho ibintu byinshi. Uyu munsi dufite umushyitsi ukomeye cyane. Nta nubwo muri bumwakire mwicaye. Mwese mwubatse Kigali Universe mwebwe. Coach turamufana cyane ntago ndi bumuvuge. Ako ndashaka ko tumwakira n'amashyi menshi cyane. Ni umu businessman supporting young talents nizikomeye. Amashyi menshi cyane twakire Coach Gael. Amashyi menshi cyane kuri Coach Gael. Amashyi menshi ariko ariko mwagiye mukoma amashyi. Ndashaka gutangira mvuga ibintu. Coach Gael yaje muri Gen Z tukiri mu rugando ntago ari blague. Yaje inshuro nyinshi kabisa. Araza n'umuntu wadusapotinze kuva mu rugando. None ubu ngubu twamuzanye muri Meet Me Tonight. Ibyo bintu mwabihaye amashyi. Coach umeze neza? Meze neza ndashimana. Nange muraho? Urebye nta kundi. Urumva iyo umuntu ahuye n'umukira bagomba kuzana turabona ngo ibintu byarakomeye. Oya ariko bigenda. Coach, iki ni Meet Me Tonight. Tukubaza ibibazo rimwe na rimwe birimo ibibazo bitari nka provisoire ariko ikibazo cya mbere nka Coach Gael wakuranye izihe nzozi? I think nkiri muto ibintu bigenda byivangavanga buri umuntu ari muto ntabwo ndi bwicara ngo mabeshye ngo urumva nahoranye ibitekerezo by'igitangaza. Navutse ndi umwana nk'abandi bisanzwe. Nibaza ko maybe maze kugira nk'imyaka nka 10 ningahe nibwo natangiye gusa nkumva ndi imibare nyishobora ndondarangiza primaire njya muri secondaire numvaga nshaka kuba nka governor wa banke kabisa. Hajya sinya ku noti kazayo hose nyapire yanjye. Ibyo bintu nabigize nk'inzozi imyaka mike. Hanyuma umuntu abagiye mu myaka y'aba teenager bisa nk'ibijyaho ngaho. Nukuvanga ibintu tukuziho ubu ngubu ntago biri muri plans wari ufite wiga primaire. Wapi nabambabeshye. Ntago wigeze ushaka kujya muri talents. Ibintu bya talent turaza kubivugana byarangwiririye nkuko nabambeshye pe. Ngo wandike nk'indirimbo ya hip hop. Ayi nkawe. Coach, twese hano tuba twifuza gutera imbere iyo tukiri abana. Usanga hano nta muntu n'umwe udashaka gukira. Ariko ababigeraho ni bakeya cyangwa se ababikoreye nibihe bintu umuntu yagenderaho agatera imbere cyangwa se agakira. Okay, ntabwo navuga ngo formule ni iyi kora rimwe kabiri gatatu hanyuma urakira kuko nibaza ko iyo bigezaho ngano none impamvu nyine abantu babasha gutera imbere ari bakeya. Harimo akantu kazamo kandi abantu benshi badakunda kitwa discipline. Hari ibintu ugomba gukora discipline ariko mvuze vuba ikintu cya mbere kuri jewe ni no kugira vision intego. Wose uvuga ukuntu twashe kukureba hariya mu rugano nukuri twaje nibaza ko jewe bwa mbere ndeba stand up comedy ever mu buzima narebye yawe. Mwabihaye amashyi ibyo bintu. So nuvuga ngo abantu twari turi kumwe aravuga bati tujye kureba twacu twitwa Merci tugeze no guhura nawe urantumira turaza nubwo menye ngiye kuza mu gitaramo cy'umuntu hagarara gasetsa abantu. Turaza ariko icyo gihe turi ahantu mu ishitingi ubona abantu bicaye nka 60% cyangwa 40% ari abakomedi. Noneho hakaba natwe dufite nka table abantu 8 ariko ukabona n'abandi bake basigaye nka 5% bafite bapfana na Merci. Ukabona n'abantu yabwiye ati muze mushigikire. Tukicara ariko icyo nshatse kuvuga impamvu byatangiye kuri ugakora 2 3 4 5 ugeze ubu ngubu hari icyo wabonye vision. I think
ushaka gutera imbere hari icyo ugomba kuba urareba bavuga uti genda shaka kugera ahangaha nkunda kubwira abantu ibi kintu kibasha kukibona mu mutwe no mu mutima ukacyizera no kugikoraho wagikoraho you know and hari principle nkunda cyane yitwa 80-20 rule ivuga ngo buriya success yose 80% ni mindset 20% ni skills connection amafaranga n'ibindi bintu so ngo mu mutwe wabashije gutekereza ukabona ikintu ibindi byose ari ukuntu bigenda biza so to me navuga kugira vision kugira the discipline ukamenya guprioritiza ibintu ukavuga uti ibi nibyo bimfitiye akamaro reka mbishere imbaraga ibi ntabwo bimfitiye akamaro reka simbishere imbaraga hari akantu nshaka guchallenginga abantu bari hano ni akantu kitwa okanivuze ka 80-20 rule ni umugabo witwa Pareto wakagize w'umutaliyano yaricaye areba asanga 80% by'ubutaka bwo mu Butaliyano bifitwe n'abantu 20% b'abakiri noneho azaniye rule yitwa 80-20 ishatse kuvuga iki mu yandi magambo no muri business akenshi wito dusanga 80% igice kinini cya income cya revenues cyawe kinjizwa n'abakiriya 20% gusa 20% bingagari no bakwinjiriza income ingana 80 ntatwe muri Kigali University timu yanjye University iri hano ushobora kureba n'ahantu hose waje uravuga ati muduhemeni turebe nko muri restaurant cyangwa mu kabari ugasanga mu byukuri nubwo menu iriho ibi amapage 8 ari ugasanga nk'ibiryo 4 cyangwa 5 dishes enye cyangwa 5 nizo zinjiza 80% y'amafaranga yose mukorera ngo mu biryo cyo ugasanga inzoga zimwe ucuruza zikugiza menshi kuruta izindi 80 nakantu aba challenging muzarebe usanga n'imyenda no gufite imyenda myinshi usanga wambara imyenda 20% inshuro 80% kuruta iyindi hari imyenda uhora usubiramo cyane kuruta iyo ni principe twa 80-20 cyose kuvuga rero no mu buzima bwacu hari ibintu bike uri ukora bikwinjiriza inyungu nyinshi kuruta ibindi icyangombwa no kubidiscoveringa ukaba ari byo imbaraga cyane cyane urumva ugiye nko muri iyo business ifite wenda icuruza ipirawu na ragu akaryo byinjiza most of the income ukaza ukajya ukomanda ugasanga uwo munsi ntabyo baranguye aba ari ubuswa so nuvuga ngo ushira imbaraga cyane kuri bya bindi bike bikwinjiriza ibintu byinshi so no mu buzima bwacu nuko bimeze ni munareba hari inshuti mu nshuti 10 ufite ebyiri zigufitiye akamaro kenshi kuruta izindi 8 ziba zira aho ngaho zira so wambwiye iki gira vision hari mumenye guprioritiza umenye bya bintu bike wakora mu buzima umenye za nshuti nke wakora wagira mu buzima zikwinjiriza umusaruro mwinshi amashywe cyane kuri coach uvuze kugira vision hano harimo abajene benshi bagira amaprojet banayandika banayatekereza ariko ugasanga ategereje the right time akaba ati ngewe nimbona ibi ngibi afite projet wenda ya miliyoni 10 ati nimpura n'umukire nzamupitchingaho mite ntangira akazi abantu benshi hano baratekereza ariko ni bake bakora ubundi gihe cyanyacyo cyo gukora ni iki nta gihe cyanyacyo cyo gukora I think igihe cyanyacyo cyo gukora ni igihe uri ready ugatangira gukora kubera iki nk'ubu reka misinibuka nk'urugero nshaka kubaha nka company ikomeye cyane tuzi Facebook nyirayo Mark Zuckerberg ari nawe waje gura Instagram na Meta yose yatangiye Facebook afite imyaka ingahe ninde wabizi muri audience 18-19 hanyuma akaza n'undi nawe Colonel Sanders uyu watangije KFC iri ku isi yose yatangije afite imyaka ingahe 62 so ni ukuvuga ngo nta rirarenga kandi ntabwo ukiri muto ntawo bicounting aho hose ushobora gutangiza kandi ikintu gakora I think the timing ni igihe wowe wabashije kuba ready kuvuga ngo umunsi ngo nicaranye umushinga ndawubitse ngo umunsi umwe nakubitaye n'umukire nzatanga umukubita gutya
hari na message nyinshi njya mbona ngo coach wambaye ukama minota 5 uko nahita guhindurira ubuzima. Ati mfite igitekerezo. Mfite igitekerezo ngiye nawe cyaduhindurira ubuzima. So I think ntagaruka kuko ibintu bikorwa. Nk'ubu Merci ahantu hageze ya attracting aba investors. Aba investors bashobora kuza bagashaka gushora mu kintu cyatangiye. Nta mu investor uza ngo ashore mu kintu bitse muri telefone yawe, ntago bikunda. So tangira kora research, utangira uko ushoboye. Sometimes ngo mukeneye amafaranga nyamara ntagara amafaranga bakenewe. Ushobora kureba ugasanga inshuti yawe mugendana cyangwa mu bantu cyangwa umwe mu yeba niba mu bantu munaziranye nta muntu wagira ariko shakisha basi undi muntu ushobora kuba afite ubumenyi na skill itandukanye niyo ufite umwegero ngo utazi mfite ikintu gitekerezo kijyanye na software application ngenda gifite kiranditse kimeze neza ariko wowe urangije haje ishuri burikomeye rya coding n'irihe mu Rwanda ni menshi. So wowe urangije hariya kandi uri umuhanga ngenda guha 50% y'igitekerezo cyanjye wowe uzi gukodinga reka dukora ka app tugakore kabe gahari hanyuma mwikokora uko masha gukora mu butangiza ka app mu gashire live hanyuma muhere no mu investor mufite ikintu mu mwereka ntabwo umu investor ushobora guhura nawe ngo mwere ikintu kitariho kandi mu by'ukuri Merci yaraje ntabwo yarakeneye amafaranga ntabwo yarakeneye ibiki yarakeneye abandi ba comedian aragenda arabazana ati muze tujye dukora bura nibaza ko kiragiye yabateraga injuga ubashobora kuba bahemba niko mbyibaza. So ariko ruvuga ngo wari ufite vision urazana abantu mufite icyo mu mwahuza bazana kuri table kenere kadutangire gato tugera ahantu twabashaka. So ni gihe cyo gutangira anytime watangira kandi uwo mwafatanya mbere yuko umunyamafaranga aza ni umuntu mugendana cyangwa se n'uwo mwana w'umuhanga urangije n'indi talent ubona mushobora kwicara mu karere ukuntu mwakora ibintu hamwe. Abantu benshi hano baba bararakaye ngo uyu mwaka warambihiye intego zanjye kabisa wapi ariko ngo umwaka utaha uraje umbone yawe ugeramo wowe ukamubona ahubwo ugasanga project kuvuga ngo iyo umuntu ari gusettinga goals usanga nyine azisettinga ariko kugira ngo agende azikurikiza uko yazitekereje arye mu kwa mbere abakizibuka mu kwa gatatu gasanga yibuka ebyiri mu 10 mu kwa gatandatu yareba nko muri agenda azanditsemo akabona nta nimwe arakurikiza. Wowe coach ni iki kigufasha kugera kuri goals wihaye? Urumva bira bintu by'umwaka ngo umwaka nguraje ngo twandike ibintu tuzakora bira nibyo bintu scam ya mbere iba kwisi ni ya mbere iba kwisi umwaka wa nguraje ngo twandike niko za ka research usanga ngo amagym buriya menshi ngiza amafaranga menshi mu kwa mbere kubera ko abantu benshi bavuga ko bagiye gufata icyemezo bakajya muri gym kandi ukwezi kwaragira nta no mugiyeyo nginda ngiye kuyigabanya kishira amezi 3 nayimerera nabi. So kuvuga ngo umwaka uraje unduragize ibyo ngibyo vraiment ni ibintu bya scam. I think kugira ngo hagire ikintu kiba gihindura ubuzima bwawe nuko ugomba kugishaka cyane. Jewe umbashije hari inyambaza abantu ijambo rimwe ngo how bad do you want it, koko ushaka gutera imbere ushaka kugera kuri kino kintu ushaka kuba wakoze kino kintu mezi 6 how bad do you want it because niba ugishaka by'ukuri ukibona ugasetting your vision icyakabiri ugomba gukora gisetting muri goals zumvikana kandi zigira. Wivuga ngo uyu mwaka ugiye kuzangiye kuba fit ndashaka kuba fit ntabwo ari ikintu wabara ntabwo ari ikintu gifatika. Vuga uti uyu mwaka ugiye kuza ndashaka guta ibiro 15. So iyo amaze gusettinga goal nkiyo ngifatika cyangwa ati mu kwezi kwa gatandatu ndashaka kuba savings $1 million kozo ndashaka kuba savings $1 million. So iyo settinze goal nkiyo ngifatika ibarika noneho bikuzana niki nakora buri munsi kugira ngo mbashe kugera hari hantu kandi no buri cyumweru ukajya wipima tunese ko icyumweru ko kirangiye hari 5 maze kubika kimwe cya kabiri ko birangiye hari 10 maze kubika ku kwezi kurangiye hari ibiro nka 3 maze gukuraho. I think abantu uko bagira goals zo mu gihuha gira ikintu gifatika kibarika
ushiraho n'uburyo ugomba kukibara neza. Hanyuma ikindi nacyo kandi gikomeye ugire abantu bagufasha kugera kuri goal yawe. Buriya kenshi cyane abantu bakiri batoya usanga 99 zirenga ku ijana goals zacu tutazigeraho kubera environment. Inshuti zacu ziba ziri aho ngaho. Wana hari inshuti ziba ziri ready kugira ngo ziguhe linye. Iyo zisanze nta linye ufite ugendera muri linye yazo. Urafollowing. Ati none se ko ari saa 8 tubigire dute? Ati twagiye. So I think if you want to achieve something, menya abantu mugendana nabo baselecting, vuga utabani bo banje. Abantu mugenda hamwe, mujyana hamwe, mufite goals zimwe. Kijya nkunda no kubwira abantu ngiye gukora ikintu nshaka kuzageraho. Nicaza timu yanjye yose nkababwira no petit frère ni timu yose dukorana, nababwira sasa rero muzi ko bigiye kugenda. Ngiye muri summer by next year summer. Ngomba kuba mfite 6 packs. Uziyombe babwiye nawe usigara mfite ideni kuri bo kuzabibereka. Nk'umulida wabo bagomba kumholding accountable. N'urugero nari guhaye. So that's the thing. So gira abantu bawe mushora gusharinga goals na vision. None umuntu holding accountable each other muvuge muti ibi wavuze kuzabigira. Wavuze ko kwa mbere ugeza kwa gangaye udashobora kunywa inzoga cyangwa udashobora gusohoka ari ugusaving. Ibi ni ibiki? So donc I think kugira inshuti nziza nanone nacyo ni ikintu gishobora gutuma ushobora kure. Amashimwe cyane kuri coach Gael. Muhitemo inshuti za nyazo apana iz'amaploti gusa, duhitemo n'inshuti zitugira gusavinga uko iziyarya zo zirahari ziranizana, ariko izituma uyabika zo ewana ni nkeya byatari. Coach, abajene tugunda kugira challenge ugasanga ukoze projet cyangwa se ufite good project ikanakora ariko wagera hagati ugahomba ukaba stuck cyangwa ugakora mistake muri business ukabona amafaranga wari warashoye nimba izo miliyoni 5 za banke zise zishya nta backup, udiringa gute n'igihombo? I think bura niyo mpamvu business bayita business kuri jewe ni sport. Donc urahomba ejo kunguka ugahomba ejo kunguka. Ngewe I think business zose 3 natangiye mu buzima zarahombye. Zari zeni mbatari ibanga coach. Kandi n'ubu ndacyahomba ariko nta kundi tu. So muri business I think ugomba kumenya yuko uhomba inshuro nyinshi kuruta uko wunguka, ariko kiza cya business uhomba inshuro 3 cyangwa 4 wakunguka rimwe ukubise ukagaruza amafaranga yose. That's how business is. You know, uhomba 100 mu nshuro 4 wakubita akazi 5 so ugakomeza nuko business imeze. So maje business zanjye 3. Business ya mbere nakoze ngewe nyita business nafite imyaka nka 18 19 nkijya muri university. Nagerageje naguye kudufaranga bakunda batonto bagupfuri kutuntu. Icyo gero cyacu cyari kiri igihe za videoteke zari zikibaho. Yawa ndangura videoteke mu Bugande udu CD niho nigaga icyo gihe ntangira ka videoteke kameze neza mu bipango byo mu rugo kwa Ikanombe. Ndaje njya kwiga ngasigira petit frère wanjye aragatwika. Sinzi ukuntu byagenze gusa naratashye. Ntabwo ari kendaza kumugeraho. Uwo nundi uri muri Amerika ubwo sinzi ukuntu byagenze. Yambwiye ngo urumva naratangaga ngo ntibansubize sinzi ukuntu byagenze aho birahomba. And yari umugambi wize nabi. Nyuma yaho ejo bundi ndi no muri Amerika ngiye na Keni twarakoze ahangaha tugera ku nkoko 2,000. Keni sinzi kuri nkoko byaje kugenda. Keni gusambiye ko twahombye. Inkoko 2,000 zarahiye. Nukuri pe Keni ngo zarwaye iki? Sinzi biri zarwaye. Wazarwaye umuraramo. So nyuma yaho tuza kumva igitekerezo umuntu aratwicaza tujyana mu bintu by'ubuhinzi turahinga ama hectare n'ama hectare.
nkajya mbona raporo ndi muri Amerika ati ibintu byapfuye kera kambira ati ibintu byapfuye ati imvura byanze doge ibintu byaye byinshi. So I think kuri jewe guhomba it's part of the process. Niyo mpamvu muri business kuri jewe there is no losing, you either win or learn. So you hombye ni part y'ubuzima, homba ugira icyo wiga, uvuga uti noneho nagomba kwizera abantu gutya, nemwe guhindura system gutya, nemwe kwiga ku kintu mbere. Ngewe buriya nigira cyane mu gihombo kuruta mu bintu nakoze bikongoka. Ibintu byose nahombyemo ndi umuhanga inshuro 10 kuruta ibyo nakoze rimwe bigata bikubita. So kandi ubwenge navanye muri uko guhomba niko gushapinga uko ugenda ukomeza no gukora n'ibindi. Amashimwe cyane kuri coach Gael. Coach, uvuze ibintu byo gushora, urumwe mu bashoramari. Coach Gael ni umwe mu bantu bashoye mu muziki muri industry yacu cyangwa se mu buhanzi, mu bihamashyi ibyo bintu. Ni ibintu abantu benshi batinyaga, ni business abantu batinya cyane cyane aba investor. Niki cyagutinye nk'umu investor baba batigeye kujya muri entertainment kuko abahanzi batuzi, ngiye ndavuga ibintu societies batuzi nk'abantu batari seriye kuba managinga cyangwa se kudushoramo. Umukirara uramubwira akakubwira ati none se ninguha amafaranga ntibaze, ese nibaza ntibagure, wenda ntibakonsome ibyo twashyizeho ngaho. Urumwe mu bantu batinyutse bashora muri creative industry. Ese ni industry ya making a money ku buryo umushoramari udukurikira ashaka kuvuga ati nanjye reka njye mu buhanzi, cyangwa se nuko wari ufite passion yabyo, ni industry imeze gute? Okay, entertainment industry mere ku byiza byayo ni byinshi cyane, kandi izi nizo mpamvu nakangurira n'undi mu investor cyangwa se umucuruzi gutangira gutekereza muri ibi. Ni mpamvu abantu benshi batangira kubitekereza muri Afrika, nuko wenda abantu basa nkaho bakwitwa aba investors ni abantu bakuze batumva neza zino industry nshyashya. Amafaranga yagize acuruza isima n'ibibanza, uraza kumushira ibyo bintu bishyashya gukora iki? So urumva ntabwo ibyo bintu yabyumva. Ariko mvuze kuri entertainment kandi ngo ndavuga not only music, ndavuga comedy movies and also na sport. Buriya it's part y'icyo kintu cyose. Ikintu gikomeye muri iyo business ntabwo ari business nk'izindi, ni business ariko ifite influence, kandi ikaba ifite influence ihindura culture. Ni nayo mpamvu buriya abantu benshi bari aba entrepreneur bo muri entertainment ntabwo bita entrepreneurs, bita culturepreneurs, cause mugira influence ihindura ukuntu abantu batekereza, bambara, bagenda, baganira. Niyo uyu munsi kuba muri ashobora kuza ahangaha akamara ingofero yerebesheje hano agashiramo bandana akagira kure nka zira swage gisa yarafite. Bara abantu ni culture yo muri Amerika, ariko twanduriye muri entertainment. Nubwo Amerika ikomeye gute, ntabwo ari president wa Amerika cyangwa ministeri yabo y'umuco yaje ngo yigishe abantu bo muri Afrika kwambara no kugenda kuri, ariko ni culture yabo yavuye muri entertainment iraza iratujyana twese. Ukuntu tuvuga, ukuntu twambara, ni ibintu biva muri entertainment y'ahantu. So that's why it's very very powerful, kandi ikintu gifite influence kizana na opportunities nyinshi beyond umuziki. So that's why umuntu wese ureba mu muziki atarebamo gusa umuziki n'amafaranga yo ku muryango, ahubwo you are a culture changer, you are a culture setter, kandi opportunities nyinshi zizira kuri icyo kintu. Ufite influence irenze ukuntu wabitekereza. There is icyo kintu kandi kishobora kubyara amafaranga mu buryo bwinshi butandukanye. But the problem abantu impamvu babitinya nkuko bavugaga ati babana turana tari seriye niki, ngiye kuri gihe ntago mbona yuko ari ukubera ko abartiste ari abantu babi. Entertainment industry nirwo ruganda rwonyine kwisi umuboss cyangwa umu investor abari hasi mu buryo bwo kumenyekana n'imbaraga
kuruta umukozi ni ukuvuga ngo employee cyangwa partner we musitari cyangwa we mukinnyi akurusha imbaraga na fame ari uwo washoye amafaranga. Ibyo rero bigatuma iyo bibaye harimo abantu badashobora guhinduringa fame neza, atayihanduringa neza agatangira kugendera mu marangamutima, bikica professionalism ya business. Ibyo rero bigatuma abantu benshi bahita bavuga bati reka njyano navamo. Uva tubona no muri Amerika abakinnyi nka ba LeBron James haravuga kandi akavuguruza owner w'ikipe kandi ari umuhemba, ariko mu by'ukuri LeBron James aravuga ati ngiye abantu baza kureba NBA kubera jewe urinde. So I think ibintu biri tricky, niyo mpamvu abantu benshi bitinya. So ubijyamo ufite umutima wo kwihangana, patience, kandi ugashiraho structures nyinshi zabasha kukurinda. Ibyo bikoze rero I think ni industry kiri very open hano muri Africa kandi ishobora kugira impact nini. Amashyi menshi cyane kuri coach Gael. Ubwo abashoramari murimo hano ako so barimora mugerageze mushore muri entertainment. Coach, tuba dufite team ya Meet Me Tonight ya use what you have to get what you want. Ubona ugende kuri experience yawe wabaye mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, mu Buhinde wizeyo, mba nagukurikiranye, noneho muri Uganda nawe wize, ugende kuri experience yawe ubona ari ayahe mahirwe urubyiruko rw'uyu munsi dufite twabyaza umusaruro? Ni gitangaza, reka aka kantu karatangaje cyane. Reka mbabwira akantu gakomeye cyane buri muntu wese ahangaha nshaka kwatekerezaho. Uravuze ati naye mahirwe urunana urubyiruko rufite turakoresha. Mwari muzi ko buri wese bicanga afite access ku makuru mu buryo bwihuse no mu buryo bwiza no mu buryo bunonosoye kuruta Bill Clinton aba president wa Amerika. Kurako right now mufite internet na AI. Amakuru president wo muri Amerika muri 19 no mu 2000 yashobora kubona abantu benshi bamukusaniye bagamukorera amanama wora afite no kuri telefone. So I think the first thing dufite ubu none kandi dukinisha cyane ni access kuri internet na access ku ikoranabuhanga nka AI. I think ibyo bintu bifite ingufu cyane tutabasha gutekereza, aho ugasanga uburyo tubikoresheje ni uburyo bwa entertainment gusa, kureba TikTok zisekeje, kureba iki bisekeje, it's good, ariko bigira umwanya wabyo, ariko bigira undi mwanya. Ubu ngubu ushobora kureba ushobora gufata amakosi ya coding neza ukiga coding kuri internet completely for free. Ushobora kwiga videography ukabirangiza ukajya wihugura utuntu dutandukanye completely for free. Nta skill nimwe ubu ngubu utasanga completely for free information ukiga kandi ukaminuza. Ibyo bintu kera muri 1990 abantu bitagiraga amafaranga menshi kugira ngo babashe kubyiga, bakajya no kubyiga hanze. Ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri, umuntu wagiye kwiga muri Amerika uri umwana ufitiye laptop uzi icyo ashaka uri mu gasyata yaza ukamukubita kuri coding neza na neza, ntabwo ntacyo yagukangaho. So as long as umenye imbaraga ufite. Noneho ikirujijo byose turi mu gihugu muri Afrika gifite internet nziza yihuta kandi ya makeya, iri affordable. Cyo ni cyambere, access to information ni cyambere. Cya kabiri nibaza ko urubyiruko ubu ngubu runafite access ku bantu bakwigiraho kuruta kera uko byari bimeze. Kera muri za 80 ndetse nako dukora muri za 90 abantu bitwaye ngo bafite icyo bagezeho, bagize iki, barihishaga, nta n'uwavuga ko afite icyo yagezeho. Ariko right now dufite ahantu abantu bafite icyo bagezeho bajya kuri internet bagasharinga. Ngora muri Amerika ubu ngubu musikiye mbona no mu Rwanda byahageze, aho mu biganiro nka za password, ibiganiro nk'ibi ngibi mutumira entrepreneurs bakaza bagasharinga. No umuntu akaguha akakwenspira
unamubona. And icyo kintu rero gishobora icyo kintu cyabana cyiza urubyiruko rumenye taking advantage. Uyu muntu ni gute namugeraho nkagira ibyo namwigiraho, cyangwa se we niyo namugeraho ni gute nagera ku bantu bamuri iruhande nkabashagira ikintu niga. I think your access ku bantu ba kwinspira bakubera mentors irakomeye cyane kuruta igihe kigeze kubaho. Icya gatatu iyo umuntu ari urubyiruko abagifite energy na time, ubuki ufite imbaraga n'umwanya, I think iyo ni asset ikomeye utazongera kugira mu buzima. You know, uko nashobora kumara iminsi ine ntaryamye, ariko ubu ngubu ntabwo nabishobora. I think there is this energy ubu ngubu urubyiruko rufite muri imyaka yacu yanyu iragenda, kandi bakwiye kubura byazo umusaruro. Ubuzi bungahe nihe najya gukorera, ngarutse kuri nihe najya gushaka. Buriya sometimes abaricara ngo ndindiriye akazi. Oya, wirindira akazi, genda ukomange ubwire umuntu ngeje gukorera ubuntu. Nihe nuzo ushaka kujyamwo uvuga uti ngeje gukorera ubuntu, internship, reka nige. Ikintu kibabaje namaze kubona mu myaka mike maze mu Rwanda, abajene benshi nabanebwe ku buryo ubaye umwe uzi ubwenge ukagira ubwenge. Umuntu wese ufite icyo afite wazakubona yazakurenza abandi bose bari ku murongo. Sinzi wumva icyo nshaka kuvuga. I think ubu competition iri hasi cyane. Youth urubyiruko rwinshi vraiment ruri, nibaza yuko baricaye bari very relaxed ku buryo wowe ugizemo akantu gato gakerebuka wabasha guca vuba ku bandi bantu. Niyo mpamvu mvugira abajene, niba uri umukozi uri umuhanga genda usabe internship ukorera ubuntu, ariko boss azabona ukora akazi no kurusha abandi bahembwa. Trust me, nta muntu udashaka inyungu ze ejo umuntu azaguhayaringa ko nugenda azabona ko ibintu bigiye gupfa. So I think izo opportunities zirahari, it's just a matter yo guhindura mindset. Amashimwe cyane kuri coach Gael. Tugiye kwakira ibibazo tarenga 3. Hano hari ikibazo kimwe, urase ku ntego. Nahanga dufata ikindi kibazo na kira gihande. Haguruka wivuga izina, ntuvuga waturutse kujya batakwaka lift. Noneho ugire witubaza ikibazo. Yeah. Sorry, nitwa Bush. Kibazo nshaka kubaza Gael. Gael ava muri nyine just overseas, yes? Mva mu Rwanda ntabwo mva overseas. Okay, just niho waturutse uje gushora imari mu Rwanda. Niko tubizi twebwe mu social media. Nibyo. Okay, ikibazo cyanye ni ikingiki. How long takes you to make it? Byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo bigereho? Ni niki wagira urubyiruko ruri hanze y'u Rwanda kugira ngo baze gushora imari hanga? Kuko abapeti benshi bafite amafaranga hanze ariko ntibazi gushora amafaranga mu gihugu cyo bavukiyemo. Ikindi kibazo naga ikibazo ni cyifuzo. Ukora muri social media, nyine muri entertainment, sorry. Please, can you just like washyira n'ibindi bikorwa muri hip hop, umuziki twakunze mu Rwanda wazamuye urubyiruko rwinshi, twebwe twanakuriyanga cyane, dusanga nyine hari abatipe benshi hanga cinemas ngendera kuri 50 center. So ngira ngo umvishe nshaka kuvuga. So I just believe you understand what I say, yeah? Nicyo cyifuzo nashakaga. Mere ku kibazo cya mbere, byamfashe igihe kingana gute? Urumva igihe bizafata indi muntu, ariko jewe byamfashe from 13 to 2022, navuga imyaka 8-9. Byamfashe kuba navuga nti you know what, now hari ibintu biri stable, reka transition ingenze iwacu ntangire nkore
naho ndeba opportunities ziriyo kandi at the end of the day opportunities ziba ziri muri Africa especially mu kuinvestisa ziba ziruti ziri hanze. So I think ari nabwo nkangurira aba diaspora bose ko bavuga bati yes I can make money here ariko reka nibuke iwacu kuko iwacu ni majyana amadolari azagira akamaro kenshi kandi hari ibintu byinshi nareba byikeneyemo imbaraga zanjye. Hanyuma warumvije ku cya hip hop uko nabivuze ndonda sobanura entertainment I think it's ni industry ni business ifite potential iri hejuru cyane ariko uko ifite potential iri hejuru cyane ni nako ifite risk iri hejuru cyane kubera yuko ubu managinga abantu bafite imbaraga zishobora kubuti zawo. So ikiza no bakora no kwitonda ari byo nize mu rugendo rw'imyaka mike mazemo ari nabyo turakora ubu ngubu kwitonda ukamenya ninde twakorana yaba ari muri hip hop cyangwa se muri R&B ariko mfate igihe mbanze mbyigeho neza kugira ngo bidatangira kandi bigapfa noneho bikaba bikurushaho. So I think nuko ntabwo ari uko we don't have a heart for hip hop ahubwo ubu ngubu nuko turitonda ngo turebe uko ibintu bigomba kugenda neza tutazakora ikosa. Murakoze. Ikibazo cyanjye amazina n'uwase Christelle. Ikibazo cyanjye kiragira giti nk'umuntu aramutse avuye muri Canada akaza mu Rwanda nkuko nawe wavuye hanze ukaza inama muri iki gihugu cyawe ariko akaza afite inspiration nk'iyawe aho urubyiruko nihe nama wamugira? Thank you. Urakoze cyane. I think umuntu wese uvuye muri diaspora uje mu Rwanda kandi uje gukina korana n'urubyiruko urakaza neza cyane. I think hari opportunities nyinshi cyane ku rubyiruko. Inama nakugira nuko wabanza ukareba neza na neza policy zacu z'igihugu ukamenya nihe turajya ni ibiki bikenewe gushorwamo. Hanyuma icyo nkundira cyane cyane mu Rwanda RDB ifite abantu bashobora kwakira kubwira ati hangaha ni gahunda imeze hano gahunda imeze and again abandi bantu baje ukabaza utuke genda nifite igitekerezo niki nakora n'urubyiruko gutya na gutya not just gutuvuga ngo ngiyewe je nshaka gukora akantu reka mitenga kora. I think fata umwanya ubanze ubaze you see urebe n'abandi babikoze mbere uko bo barakora hanyuma urebe gap irimo kitaro kirakorwa hanyuma gikore kuko I think opportunities ni nyinshi ariko abadiaspora benshi baraza bakaba disappointed kuko urumva baza bafite expectations zirenze niki bagakubitana n'abana bo mu mihanda b'i Kigali bikaba ibintu bibi cyane. So I think banza witonde gato ubanze uzenguruke ubaze the right people ubaze abandi bantu babikoze nibaza kuzamenya what to do. Ikibazo cya gatatu aricyo cya nyuma. Murakoze. Nitwa Aronimana Igirimpuhwe abandi CEO wa company yitwa Manon Group. Magazano kugira ngo mbaze coach ndamukunda cyane bwa mbere nkunda inama aho urubyiruko ziramfasha cyane mu bikorwa byanjye bya buri munsi. Icyo nshaka kuvugaho ni ikijyanye n'ubwamamare nanagihuza n'ubucuruzi. Muri iki gihe tugezemo usanga izina umuntu yubatse cyangwa ubwamamare umuntu afite iyo afite ikintu ari gukora bimwinjiriza cyane cyangwa se bimuhesha ko icyo kintu ari gukora kigenda neza bitandukanye n'umuntu udafite ubwo bwamamare ariko afite ibintu byiza ari gukora biramugora kuko akenshi usanga nta muntu umuzi rimwe na rimwe n'amahirwe y'abo bantu bakamubereye nk'abakiriya niko navuga bakaba bakeye. Ese umuntu ufite ibintu byiza akora ariko adafite ubwo bwamamare
yakora iki kugira ngo yubake iyo femu cyangwa se akurure abantu? Murakoze. Ni ikibazo cyiza cyane actually. Akomoje ku kantu nibagiye kuvuga kuri za opportunity dufite nk'urubyiruko rw'iki gihe. Akandi kantu ubwo navuze kuri internet na technology za internet, nibagiwe social media. Kuba dufite social media platforms uyu munsi za YouTube, Instagram, Twitter, TikTok n'izindi, ubu kugira ngo umuntu abashe guteza imbere ikintu cye hagikeneye radio na televiziyo nko muri 80-90. So kiragiye urumva wagombaga kudepanda 100% kuri radio cyangwa televiziyo. Ariko ubu ngubu aba influencer benshi tunareba ni abantu bavumbutse tutazi n'abantu bavuye. Ugasanga arapostinze akantu aramenyekanye, ugasanga akoze content iramenyekanye, ubwo abantu bagatangira kumukurikira. So ngusubiza navuga ari nacyo kintu nshaka kubwira abajene b'entrepreneurs bari hano, nimufate social media platforms nk'imikino. Iriya ni platform ishobora kugeza ku bintu bikomeye. Niyo mpamvu mbaje ngo niki wakora content creation, creating a content buri munsi uko ishoboka. Ushaka abana muri company yawe baje gutekereza dusekeje tugaragaza product, mutekereze mu posting byibuze buri munsi. Ni ikintu gikomeye koza ntabwo uzi umunsi umwe video imwe izakubita abantu bagatangira kuza. Ni ikintu gikomeye abantu bafata nk'ikintu bakinisha. Ariko content creation right now ni ikintu kirajyana na branding. Ni nayo mpamvu ugiye umujene aje akambwira ngo urumva ngewe ngo nkora videography n'iki cyakambira ngo ukora iki n'iki, niho twafata imita bamubwira ma Instagram page yawe. So Instagram page yawe iyo nabona akazi kawe mpita mbona ko hari step ikomeye cyane muri isi uyu munsi utarurakora. Ugomba kuba ufite Instagram page, ufite Twitter, ufite LinkedIn, ugashira ibikorwa byawe content ishireho constantly. Ntabwo ntuzamenya umunsi umwe wahuye n'umuntu ubu umuntu usigaye umubwira ikintu ukora agahita kuguguringa. Niho tugeze n'ibisigeze. Iyo arebye agasanga rero ntaho uri kuri Instagram, ntaho uri kuri YouTube, icyo gihe ibintu babi nta credibility ufite. Wahiye. So please be consistent. Dukoreshe social media platforms zacu ku bwa business. Mumfashe dushimire coach Gael. Ladies and gentlemen, wakoze cyane. Turashaka iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85. Zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe, ubwo niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya, niko karuge kuri televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250.